Bamwe mu basezerewe ku nshingano mu itorero rya ADEPR harimo abapasitori ndetse n'abarimu, barimo barabaza impamvu baba barasezerewe hagashira igihe kingana gutya, mu by'ukuri ngo bamwe batari babona SMS cyangwa se message igaragaza ko bahawe icyo bari baragenewe. Ni mu gihe tumaze iminsi tubabwira ko mu itorero rya ADEPR habaye impinduka zitandukanye, ubwo hagiye haba amavugurura mu mpande zitandukanye, ku matorero atandukanye, mu maparuwasi atandukanye, ndetse twanababwiye ko atari abarimu b'amatorero cyangwa se abapasitori gusa, ndetse n'abashumba b'amaparuwasi n'abashumba b'indembo nabo bagiye bakira izi mpinduka. Nuko byagenze nyuma y'uko rero bamwe bamaze kwakira amabaruwa abasezerera ku nshingano, bahawe gahunda ko bazajya babona ubutumwa bwabo cyangwa se bazabona imperekeza zabo, ariko muri bamwe bagenda baganira natwe bakatugezaho ibitekerezo batubwira bati twasezerewe tuzi ko tuzahabwa imperekeza ndetse tukanazihabwa neza cyane ko twakoreye ikigo cyagutse, bati ariko bagiye baturagira, bati kuko haciye igihe kinini atari ko nta message twari twabona. Bati nta message twabona. Twagerageje kubasha kuba twabasha kumenya icyaba cyarabiteye, ariko mu by'ukuri kugeza na n'uyu mwanya ntabwo twamenye impamvu yaba yarateye iki kibazo. Ibi ni bigenda bivuga ubutumwa butari bwiza, kuko niba abantu bavuga ko bakoreye Imana ndetse bakanakorera itorero ryakabasezereye neza, ariko mu rundi ruhande abakristo bo bakagenda bavuga bati niba abantu barakoreye Imana nta mpamvu yo kugira ngo bakomeze baze banaka imishahara cyangwa se imperekeza, ariko nk'uko amategeko n'amabwiriza bivuga ko uyu niba yarakoreye itorero nk'umukozi w'itorero, baragiranye kontara igihe runaka, atagomba gutaha uko yatashye cyangwa se ngo atahe amara masa. Ngira ngo ni naho impungenge zagiye zituruka kuri babandi bakiri ku ishuri, barimo bagenda bibaza bati niba bagenzi bacu abatubanjirije ba fondateri b'iri torero barasezerewe nabi, twebwe nk'abari ku ishuri, nk'abarimu bashyashya, nk'abakozi bashyashya, nk'abavugabutumwa bashya, tuzaba tuzanye akahe gashya katuma twazasezererwa neza bitandukanye nuko abangaba batubanjirije basezerewe. Ibigenda bivugwa hirya no hino mu itorero rya ADEPR ni uko ngo ibintu bikomeje kugenda biba amayobera, ariko bamwe na bamwe mu bemera Imana bavuga yuko ibingibi Imana yari yagiye ibivugaho, mu by'ukuri bamwe bakabyemera abandi bakabihakana. Ibyagiye bivugwaho cyangwa se byagiye bigarukwaho n'abantu batandukanye yuko Imana yari yagiye itanga ibimenyetso, nuko Imana yari yagiye igaragaza ko hagiye kuboneka impinduka zitandukanye mu itorero rya ADEPR, ndetse hakabaho amavugurura aremereye. Ayo mavugurura rero aremereye nta gushidikanya ko yaba ari aya ngaya twamaze gusohoramo, kuko aya mavugurura agaragara ko nayo yari aremereye. Ibindi byagiye bigarukwaho n'abantu batandukanye bavuga yuko Imana yari yagiye ibigaragaza, nuko Imana yagiye ikoresha imvugo zayo ziremereye mu bakozi bayo b'abahanuzi, nubwo benshi babemeraga abandi bakabahakana, ariko Imana yaravuze. Aho Imana yavuze iti ADEPR, bati ugushije ishyano kuko wakandagiwemo n'ikirenge cyahumanye, ikirenge cyanduye. Nubwo abenshi bagiye babuhanura ubuhanuzi nk'ubwo ngubwo bagakandagirwa bakababwira ngo muceceke, ariko Imana yari yavuze. Kugeza na n'uyu mwanya rero nuko ADEPR ya kera ntabwo ariyo y'ubu. Abantu benshi baravuga ngo ADEPR nshya. Ubu ADEPR yabaye ADEPR nshya cyangwa se ADEPR ivuguruye. Mu gihe yitwaga ADEPR Gicumbi cy'Umwuka Wera Pentecote, ubu yamaze kuba yakitwa ADEPR ivuguruye. Ese koko ibi bintu biraza kuzagenda bite? Bizagarukira hehe?
nyuma y'imyaka 5 ADPR izaba igeze hehe? Nibyo koko ibintu ubwo byamaze kugera iwa Ndabaga, ari naho abantu benshi bagenda bavuga ngo tugeze aharindimuka. Ariko se niba tugeze aharindimuka, ko bavuga ngo haracyari 7 bitarapfukamira Bayali, muri ibyo 7 hari abari ku mavi? Ese hari abari gusengera itorero rya ADPR mu minsi nk'iyi ngiyi? Cyangwa twese turi aha ngaho tuvuga ngo nabambwe? Hari abantu benshi usanga bishimiye imvururu, bakishimira imihindagurikire, ariko mu by'ukuri ntibanishimire ko basenga ngo Imana igira ibindi bintu ikora, ku buryo abantu benshi bari kugenda bibaza ngo ese itorero rya ADPR na ba bandi bari bagifite ka Mwuka Wera karagiye cyangwa byari igipindi? Icyo namaze kubona cyo nuko bitari igipindi, Umwuka Wera arahari, ahubwo abantu benshi bagenda bava ku Mwuka Wera yacecekeshejwe. Ariko se Mwuka Wera aracecekeshwa? Ese wabasha gucecekesha Umwuka Wera bigakunda? Ese wafata Imana ku munwa bikagushobokera? Waba urinde? Ibi ni ibibazo tugenda twibazaho bikatubera urujijo. Ni mu gihe haciye iminsi itari myinshi, umuvugizi w'itorero Ndayizeye Isaie atangije urugendo rwo kuzunguruka indembo zose zigize itorero rya ADPR, hanyuma agenda agaragazamo uruzinduko rutandukanye. Urugendo rwaranzwe no kugenda agaragaza urukundo akunda itorero ndetse no kwegerana n'abakristu. Ibyo rero byose ni bimwe mu byo abakristu bagenda bashingira bakavuga ati dufite umushumba umanuka akamanuka akegera intama. Ariko mu by'ukuri abandi bakavuga ati bishobora kuba ari systeme ari kugenda yiyubakira mu ndembo zitandukanye, agenda yubaka systeme nshyashya, na cyane ko tujya kuryama mu gitondo tukabyuka twumva ko hari indi systeme yahindutse. Ibyo rero nabyo ntago byaba igitangaza ku bantu babikurikira. Bamwe baragenda babaza bati iri torero rya ADPR ko twari byukiyemo turikunda, tukarikundishwa nuko twuzuraga Umwuka Wera, tukarikundishwa nuko twumvaga Imana ivugiramo, tukarikundishwa nuko abantu bafataga umwanya munini wo gusenga, bati none ibyo twitaga abanyecaci bakoraga ko tubona nabyo ari byo bisigariye mu itorero rya ADPR. Bati ubundi naryo ryaba ryari icaci tukajya twirirwa turenganya abanyecaci? Bati nta Mwuka Wera bagira? Igihe cya nyuma kizabonekamwo ubuyobe bwinshi, icyakora muramenye ibyo bihe nibibasohoraho mukabona bibagezeho, muzamenye ibyanditswe, muzamenye ibyahanuwe, hanyuma mwubura amaso murarame murebe mu ijuru, mutakambira Imana yera yo mu ijuru, muyibwire ati nyaboneka dutabare kuko turarushye, ibintu bikomeje kugorana, yewe ndetse bikomeje no gukara, haba kubemera Imana ndetse n'aba bandi bifuzaga kuba abayoboke bashya cyangwa se abakristo bashya. Reka mbashimire kandi mbaragize Imana, mugire umunsi mwiza. Ariko niba ari ubwa mbere warubanye natwe, wacunga aha ngaho ukareba ko wakoze subscribe, waba utarakanda kuri subscribe ukahakanda, tukajya tubana mu biganiro, mu nkuru zigenda zivugwa hirya no hino uko umunsi ugiye n'undi ukaza. Ndabakunda, njye mwari kumwe, Ndiniyongera Bernard ku Ijwi ry'Abahanzi TV.